Ndabasuje aho muherereye hose, ibihe byiza, mbifurije kugira amahoro n'amahirwe. Uyu ni umwanya tujya kuganira ku myifatire myiza izaranga kandi izanahindura ubuzima bwawe. Bavandimwe, hari ibihe byinshi twagiye tunyuramo tukiri abana bato, ndetse tukagira n'aho dukura. Ariko ku myaka yawe, uko ungana kose, hari ibintu ugomba kwibuka, utagomba kurenga kugira ngo bizagufashe. Hari ibintu bitanu ugiye kuvuga. Icya mbere, iga kumva cyangwa se gusobanukirwa n'uwo uriwe. Icya mbere, ushobora kuvuga uti ndi umugabo cyangwa ndi umugore, ndi umukobwa cyangwa ndi umuhungu, ariko mu kigero cyawe urimo, ese urinde? Numara kumenya uwo uriwe, wasobanukirwa ati ariko ubundi kera nari iki? Nahoze ndi umugabo kuva na kera, ndacyari umugabo na n'ubu, nzakomeza kuba umugabo. Ibyo ukabisetinga, ukabishyira ahari, ukavuga ati ese ndinde? Who am I? Kiswije niba ari byo bavuga mu gifaransa. Ukabanza ukisobanukirwa ukavuga ati ariko se, ukurikije imiterere yanjye n'imitekerereze yanjye, ese ntekereza nte? Mfata imyanzuro nte? Ese intego yanjye ni iyi? Ni iyihe? Ukibaza ukavuga uti ndinde? Ese maje kuba ndi, ngomba kuba uwuhe? Uwo ndi ubu, ese mu gihe kizaza ndahategura nte? Numara gusobanukirwa uriwe, so kuzamenya uti ndarakara cyangwa se ndakara, ndishima cyangwa se nishima, ndababara cyangwa se mbabara, mbabazwa n'ibi, nkunda ibi ngibi. Ukabanza ukisobanukirwa, ukamenya uwo uriwe. Aho ngaho numara kumenya uwo uriwe, uzaza ushobora gutsinda bimwe byagushuka, cyangwa se ukaba wamenya intego yawe, cyangwa se ukaba wakirinda bimwe bishobora kuba byaguteza ikibazo. Ntawe uzagukura mu murongo wawe, uzaba uzi uwo uriwe, uzaba ujya aho ujya. Kandi icya mbere, mwige kwikunda. Iyo uzi uwo wikunda, ukamenya uwo uriwe, n'abandi babakunda byiza kandi biragufasha. Icya kabiri, ugomba kwiga kumenya uburyo ugenzura income yawe cyangwa se umutungo wawe ubona. Ese ni iyihe mishinga ngomba gushoramo? Ubundi abantu bari munsi y'imyaka 30 ni abantu baba bagomba gukora ibintu byose bishoboka. Ushobora kunezezwa no kujya kwinywera inzoga, itabi, gutembera, ndetse udufaranga twose abonye akaba yumva yagira gute yadusesagura. Ariko si byiza, kubera yuko ahazaza hawe hazagenwa n'uko uriwe. Urugero, nuba warigeze kwiyumvisha ko ugomba kubaho uri umujura, ko ufite imbaraga, uri umwana ukiri mutoya, ibyo ukabyiyumvishaho kuko nta n'uwagukoraho. Hari igihe kizagera imbaraga zishira. Nisimara gushira, icyo gihe uzajya ureba ibintu byose washoboraga, ubone ntabwo wabishobora. Ikindi, sosiyete yawe, aho uba, aho wavukiye, aho wakuriye, cyangwa aho uri, cyangwa aho ukora, hari ukundi bizaba yarakubonye. Mu mikurire yawe uzabona ari umusaza w'umunyamafuti se? Banza gutekereza uvuga uti ko se nzaba ndi umugabo w'umunyamafuti, w'umurwanyi, w'umusinzi, utagira intego, umunyamahane ku mudugudu, mu kagari, mu kazi, ndi intakoreka. Ubanza ukamenya uwo, ukavuga ati se ariko ibyo byose rero numara kubimenya, kuri iyo ntego kumenya ibyo byose uzashoramo imbaraga zawe, no kumenya n'ubukungu bwawe. Ubukungu bwawe bwa mbere ni wowe ubwawe. Ubwa kabiri ni ibindi tubona ku biza biturutse ahandi. Icya gatatu, kumenya gufata umwanzuro. Uvuga uti jyewe uyu munsi ndi hano, ubu ngo mu myaka 2 iri imbere nzaba mfite inzu, cyangwa se nzaba mfite isambu, cyangwa se nzaba mfite ngeze kuri ibi runaka. Iyo umara gufata umwanzuro w'ubuzima bwawe, igihe kizaza kizaba ari cyiza kuri wowe. Uzaba ushobora kuba uri umuntu ushobora gutekereza, ugafata umwanzuro, ukagera ku cyo ushaka kandi nta ubuko inkokora. Niba ushaka kugenda, ushaka kwihuta, ubwo iyo ushaka kwihuta kandi uragera kure, nakugira inama yo kuza ugenda wenyine. Kubera yuko iyo uri wenyine ushobora kwigenzura imyanzuro yawe, ukavuga uti jyewe ndagenda niruka, ningeraho ndagera gake, kandi ngiye kure.
abo mwaba muri kugendana nabo ntabwo baba bazi aho ugiye. Bivuze ngo rero wahura n'abantu runaka ko ufite umwanzuro wawe mu gitekerezo cyawe, ntawe uzagushuka ngo akubwire ngo no, uzababwira ati ariko njye nzi aho njya kandi nzi aho mvuye. Rero mu myaka yawe niba uri munsi y'imyaka 30, tekereza uwo uriho, banza umenye uti ese nimara kwishura mu ngeso mbi, ubusambanyi, ubujura n'ibindi byose, kandi nkaba nifuza kuzagira urugo rwiza, ese uzagira urugo rwiza n'izo ngeso? Ntibishoboka, ntibibaho. Ni ukuvuga ngo ya myaka yawe, munsi y'imyaka 30 ni igihe cyo kugena ahazaza hawe, ni igihe cyo kugena ahazaza hawe. Abapasiteri beza bavuye mu myaka yabo ya kera, nuko barezwe mu nsengero n'ahandi hose. Abarimu beza barezwe mu myaka ya kera, ubu niho bari abarimu. Abaganga n'abandi bose barezwe mu myaka ya kera, ubu ngubu nibo bari bo. Abaperezida n'abandi bose nuko barezwe mu myaka ya kera bakiri bato. Mwitegereza abaperezida bose bagerageje gukoresha imbaraga zabo bakiri bato, niyo mpamvu bafite icyubahiro tubabonana kandi bakigomba. Ibyo rero bana batoya rero ku myaka yacu 30, munsi y'imyaka 30, ni ugufata intego tukavuga uti ariko se reka nkore ibi, nimara kugera ku rugero rwaho ngomba kuzashinga business yanjye. Ese ntushobora gusinga company uri ntashoboka? Wapi, ntushobora kuzaba umugabo mwiza warishoye mu ngeso mbi ukiri muto, ntibibaho, bishoboka. Ntushobora kuzaba umukobwa mwiza warabaye indaya ku muhanda, ukubona azajya kubona ko wapi, no. Umugabo n'abandi bose ntabwo bishoboka, buri wese azajya kubona mu yindi sura. Ibyo rero ubyiga kandi ukabishiraho ukiri mutoya. Ntabwo biza ari uko ukuze, ntabwo wiga kuba umwana mwiza ari uko ukuze. Se ubwo waba uri umwana mwiza cyangwa ni ukwiga kuba umusaza mutoya? Wapi, ugomba kubyiga ukiri muto kugira ngo uzabashe kugera aho ugera kandi bifitiye intego. Kera tukiri abana, tukiri mu ishuri, iyo umwana ari mu ishuri ababona ibintu byose nasohoka mu ishuri azagira azabigeraho neza nta mbogamizi. Hagiye gutegereza ukabona abandi bari mu muhanda bagenda bambaye inkweto z'imbusane, inkweto zacitse, imyenda icitse, cyangwa se nta niyo bafite, ukavuga ariko ngiye kumbo ndiga hariya kuki batagira amafaranga? Wapi, kuki bakoze bate? Uzabona kenshi, uzabona abantu b'abasaza bakuze, usange kera bari abantu bakomeye, ariko ubu ngubu ntabwo ari abantu bakomeye. Ese ndibaza imyaka yabo yariyongeye, ariko ubukungu bwabo bwaragabanyutse. Hari n'ibintu byinshi dushora amafaranga cyangwa tugasesagura mu buryo bw'amafaranga. Iyo umuntu ageze ku rugero wageze kuri miliyoni nka 15, atangira kugira hoteli runaka ariramo, aho utashobora kuba hahandi bombo imwe igura 1000, kandi ukayigurira kuko wicaye muri ya hoteli. Ariko umuntu ufite intego z'aho agomba kujya ntabwo ashobora kubikora. Yiga neza akavuga ati ariko rero nubwo mbifite kano kanya, ariko ubutaha ushobora kunshiraho. Why? That's why. Niyo mpamvu abakire benshi bahora bafite ubwoba bw'ubukungu bwabo. Impamvu bahora bafite ubwoba bw'ubukungu bwabo nuko baba bazi neza ko isaha n'isaha bishobora kuva. Ushobora kuba ufite imodoka ejo ukayikubita ku giti, cyangwa se ukayigongesha, cyangwa se ukagongwa n'indi. Waba ufite miliyoni 10 mu kanya, ariko mu kanya gakeya miliyoni 15 zirarangiye. Ugomba kwiga rero gutekereza mu ubwo buryo. Navuga ngo ubukungu mfite ngo buzahoraho. Aho ushobora kuba ufite amasaha 30 ngo akaba yera toni 10, ariko ubutaka azaba yera 7 cyangwa 3, cyangwa se zikanavaho, cyangwa se ukagira abana benshi byose bikarangira. Ubukungu bwawe bukarangira. Ariko ufite intego ugomba wongeraho. Umuntu areka gukora uko yapfuye. Ntuzigire uvuga ngo ngiye narakoze byararangiye. No, ugomba gukora mpaka until the end, winjiye mu butaka cyangwa bakwinjizemo. Iki nicyo kintu ugomba gukora gusa, ugakura mpaka. Ingingo ya 4 rero ni ugusobanukirwa aho uzaba uri mu myaka. Ese ko mfite imyaka munsi y'imyaka 20 cyangwa 15, 18, 20, ndavuga umukobwa, umuhungu, bose n'abagabo bose bari muri icyo kigero n'abakobwa. Imico myiza uzaba ufite muri icyo kigero cyawe cy'imyaka, baravuga ngo ukize ubusore arabagira. Bakavuga mu Kinyarwanda bati rero usanze nyina ashaje agira ngo se inkwano yatanze zapfuye ubusa.
kera uwo mukecuru kubona n'umusaza bameze bari bakomeye cyane, bari bakeye, warabonaga bakiruka bashyiraho kositimu mbese aho batambutse bakigira gute bagakoma amashyi. Ariko ubu ngubu wapi, nawe ujya utekereza muri urwo buryo batari ko igihe kizaba gihari, isura yawe ishobora kuba nziza, ubutaha ubu mu myaka 30 kuzamura, mu yindi myaka uzabugira gute, uzaburiye mumenya kumenya kuzaba huri, utekereza no buryo uzaburiho. Nzaba mfite iki, nzaba ngeze kuki, ese muri bya bintu hanze nkiri muto mu myaka mikeya yo hasi, nzaba mfite igihe ngomba kugira gute, gushyiramo imbaraga, kuko ndi gusaza, imbaraga zigera zigabanyuka zishira. Niba washobora kwikorera toni nari nkabije, niba ushobora kwikora umufuka uri umukarani, iyo umaze kugera mu myaka hejuru umukarani n'imbaraga zirashira zo kwikorera umufuka. Eko niko bimeze, ntiwabihimbira ko gusaza ntitwihagarika, bigumaho. Rero nakugira inama rwose yo gutekereza aho tuzaba turi iyo myaka. Ese nimba agezeyo iyo myaka nzaba ndihe, nzaba ntunzwe n'iki? Tekereza neza igihe utaravuka cyangwa ukiri imyaka mitoya utarashobora gukora. Ese ababyeyi banjye ko bakora ku giti cyanjye, nkakura nkagira igihe ngize imbaraga, none ubu ngubu njyewe muri cya gihe nzaba ndihe? Nzaba ninjirizwa n'iki? Nzaba mfite ubukungu bumeze bute? Nzaba nanjye ngenda mu nzira inkweto z'imbusane? Nzaba nta rubundi we? Kabitekereza. Umunyeshuri mwiza agomba kwiga cyane kugira ngo azagire uwo agomba kuba we. Ntabwo ushobora kuvuga ngo nzaba umuganga ukiryamira ukisinzirira, ntabwo uzabaho. Ushobora kuvuga ngo nzaba umupolisi, umusirikare, cyangwa umuganga, cyangwa utwara indege wicecekera, mwarimu akakubaza ukibonera zero, ntabwo byashoboka, ntiwabigeraho. Ushobora kuvuga ngo nzakora muri banki, nambare kositimu ngiye nshiramo sentire, nshiramo kositimu nanjye ninjira muri banki mere neza, ngo uzabigeraho wisinziriye, ntibibaho. Byige kandi wiga kugera gute kubigeraho. Tekereza aho uzaba uri, nzaba ndihe? Niba ukiri mu myaka mitoya, tekereza nzaba ndihe, nzaba nsane, nzaba ngeze kuri uruhe rugero? Ese ninkomeza ibi ngibi ndimo, nakomeje kubabwira ngo niba ushaka kwihuta kandi ujya kure, genda wenyine. Ariko niba ushaka ko usigara mu nzira, udashaka ibyo bita ngo ibigare n'ibindi byose, ubuzima turimo, umuntu ziravuze ngo Rome ne bon mais la société qui le déprave. Umuntu wese avuga ari mwiza, neza cyane, asa neza, abantu baturanyi bose babona agahinja ari keza, buri muntu wese aba ari gufata akana, ako kana akaba ari keza. Ariko iyo gakuze muri societe gakuriyemo, kagenda gahura n'ibibazo, kababazwa, gakubita, garushaho gushirira, isuri gakanyara, ibyo byose c'est la société qui le déprave. Iyo ni societe iduhindura. Ariko muri ya myaka yawe uvuga ngo niba umaze gukura, ageze ku rugero rwo gufata imyanzuro, tekereza societe izampindura gute? Ese nabahe abantu ngomba kubana nabo, bameze bate? Iyihe myanzuro yihe? Intego yabo ni iyihe? Niba mwicara hano mukaganira ku makipe mutarabaterankunga, mukaganira ku ibintu bitashobora kuba byabageza ku ntego runaka hazaza, mukabimaramo umwanya munini, mwagakwiye kuba mutekereza ingingo, muvuga uti tekereza ikibazo kiri aho ngaho utuye. Ariko abahanga benshi impamvu bagiye baba bakire ni uko bagiye bakemura ibibazo byari bibakikije. Impamvu umuntu yakemura urugendo, umuntu yabaye umukire kuko yakoze imodoka, yabaye umukire ku ruhande rumwe, ariko yanakemuye ikibazo cy'abagenzi n'abandi bose biroroshye. Bavugaga kugenda ku ndege, ariko indege ukavuga atari ko si indege, yakemuye ikibazo cyo kwihutisha mu ngendo, kwambuka ibihugu n'ibindi byari ikibazo, ariko aravuga ati akora indege. Ariko n'ubugura indege yavuga ati yahise yinjirizwa no gukora indege, haba umukire, ubu ari proud, turamushimira. Ubwato n'ibindi byose yakemuye ibibazo. Tangira wiga gushaka ni ikihe kibazo, ikibazo kinkikije aho ntuye, ni ikihe kibazo gihari, ni ikihe nakemura, ese nakora iki? Njye nawe twakibaza, nibyo nanjye ndibaza, ni ikihe kibazo
gihari. Wacu nta mazi, Nyamure n'ikibazo cy'amazi, nta mashanyarazi, ese nakora iki? Ko duhinga tukarumbya, ese nkora ifumbire, nkora iki? Ibyo nibyo bya mbere ugomba gutekereza. Ko haba iki n'iki n'iki, kiba ibibazo. Nyuma yo gutekereza ku bibazo, ubona umwanya wo kubona ibisubizo. Ibyo bisubizo nibwo bizabamo ubukungu bwawe. Niko biri. Ibisubizo nibyo bizaba ubukungu bwawe, nibyo bizaba proud yawe. Nibyo impamvu abantu bahanze ibigega, hari abakijijwe n'ibigega no guhanga ibigega, ariko ibyo bigega byakemuye ibibazo by'inzara n'ibindi byose. Kera hari ibice twari dufite inzara, benshi bakemuye ikibazo cyo kuvomerera, vuga ngo bashatse ikibazo cyari gihari kwa hanyuma aba turavomerera, ibice byose ntabwo tugisuhuka ngo tujye ahandi ngo tugende tujye gushaka aho abandi bakemuye ikibazo. Icyo rero niba utekereza ngo aho nzaba ndi. Icya gatanu, what people will say about me. Abaturage abantu bazavuga iki kuri njyewe? Udutekereje neza, twavuga kuri Bill Gates. Mu myaka 100 izaba iri imbere bazava Bill Gates yari umukire, kanaka yari umukire, karetse runaka, hari abantu bazabatuka kwa Rubangura. Ubu tuvuga kwa Rubangura, ushaka kurangira umuntu avuga ngo kwa Rubangura, kwa Rubangura abo bose nuko ari abubatse amazina yabo. Nawe iga twese twiga kubaka amazina yacu. Ese uzaba utuye munsi y'umuturirwa wa kanaka, ushobora kuzaba iwawe hatazwi, ariko hakaba hazwi umuntu uzwi muri karitsiye y'iwanyu. Uwo muntu yitirirwa karitsiye yose. Muzabitekereze, muzabibona. Muzabona hari amazina akomakomeye twe tugenda twitirira kugira ngo urangire inzu y'iwanyu. Umurangire wawe ubanza gutekereza wa muntu. Tuvuga urugero, umuntu utuye iruhande rwa Sina Gerard aravuga ngo ngiye ntuye kwa Sina Gerard kwa Nyirangarama. Bityo wagera kwa Nyirangarama ugahamagara badahamagara kuri phone. Ndi kwa Sina, ngwino nsanga uwo nubatse izina rye kwa Mutangana. Ana amazina akomakomeye ndabivuga mu kiganiro. Mukore subscribe, like, share na comment. Ndabashimiye, ibihe byiza. Rero nukubanza gutekereza what people will say about me, what I construct. Ni iki nubatse kugira ngo nzabe ndumwe mu hazaza. Nzavugwaho iki? Nzavuga ko nari umukire? Nzavuga ko nari umujura bankize? Tekereza rero ipfa ryawe. People will say about you, what they say about you. Bazavuga iki kuri wowe? Turagikiza cyari kigome, turize cyari cyangwa aradushitse aragiye. Think about people, emotional people, they will say about. Tekereza uburyo bazagufata uriho icyo gihe bazagutariho. Bazavuga iki kuri njyewe? Ibyo ni ibintu bitanu babwiraga, ni ibintu bitanu babwiraga koko byadufasha mu buzima bwacu. Tangire twiga, ndababwira n'ibindi bikurikira nzababwira. Iyi ni Agacu TV. Kora subscribe, like, share na comment. Ndabakunda, ibihe byiza, mugubwe neza mu miryango yanyu aho muri hose. Mbifurije kubana neza mu bihe byiza. Abagore n'abagabo mubane neza, abana mukunda ababyeyi banyu. Hanyuma abadafite imico myiza muri society na karitsiye, hanyuma tuyige kuyihindura. None hitangira uhindura imico yawe, imyitwarire yawe, uvuga uti ngiye none ndabihinduye. Ni iri defense, sage et defense ninjye. Vuga utangire ubihindure none vuga uti noneho mbaye mushya, nkuko babandi mu mapasiteri bakubatiza ngo noneho ngo mbaye mushya. Think about that. Tekereza rero, kuba mushyashya bitangira ku buryo butandukanye. Tekereza niko bimeze. Ndabashimiye rero. Nakagaruka bindi biganiro nzakomeza kubigezaho, kandi ndatangiye nzakomeza kubagezaho byinshi cyane bikomeje. Bye, ciao ciao.